twongeye kuguha ikaze no kugushimira ko ukomeje kuba kuri Mugwaneza Official Rwanda. Niba warakoze subscribe, warakoze kwiyandikisha ku muryango mugari w'abagize Mugwaneza Official Rwanda. Mugisha w'Imana nobe ku bantu batuye mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri za Mozambique, hari muri Afrika y'Uburengerazuba, za Zambia, turabizi ko mudukurikirana aho ngaho, za Malawi. Turabifuriza umugisha w'Imana. Abari muri le pays de Maghreb, ni Afrika y'Amajyaruguru, turabasuhuje namwe. Turabizi ko mudukurikira abari mu bihugu by'Abarabu, abari mu Burayi, muri Amerika, ariko kandi mutanga inkunga mu gushyigikira umurimo w'Imana, kubera ko dukeneye ibintu byinshi kandi bizava muri mwebwe. Iyo nimero ibica kuri ekara ushaka kwihamagaraho, ushaka kwiteraho inkunga, ni byiza. Imana iraguha umugisha. Muri studio n'ubundi uyu munsi turi kumwe na Mugwaneza, nje ndibaza bi Olivier nk'ibisanzwe, nawe reka basuhuze, hanyuma uyu munsi tugiye kuganira. Ariko fata mikoro neza ujye ubwira abantu bakunze. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mbabwire ngo nimukomere kandi nimurambe, muhabwe umugisha n'Imana. Yego. Usigaye muri Misri uri kwitonda cyane. Mvuge ngo umusore ufite iyerekwa ritambutse. Turishimiye kubana na Mugwaneza, nyine mbamucokoje, ni ibisanzwe. Mugwaneza umeze neza? Meze neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, turiganiza abakunzi bacu. Hari riri kugufasha, nanjye hari riri kumfasha, ariko tugira ngo tuganire nabo. Ntatinze mu magambo rero, wanyemerera ukabanza ugasenga Imana, hanyuma tukagaruka utubwira riri kugufasha, nanjye ndavuga riri kudufasha, tuganire n'abakunzi bacu, tubanezeze, tunezeze imitima yabo, kuko ni Data wo mu ijuru bishaka. Hari abaririmbyi bitwa Impara, bararimbye ngo ntacyo twatanze kugira ngo dukunde turame, ngo abatarageze aya mahirwe nabo si ku bwabo, kuko ntawanga kuramuka. Rero ngewe iyo mbonye umuntu aramutse ari muzima, afite n'amahirwe yo kujya kuri internet agakurikira ikiganiro, nta mugisha burya urutongo, ibindi byose ni inyongera. Karibu n'isengesho. Niwamamare Kristo kandi nushyirwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bitumye turamuka muri iki gitondo. Turabigushimiye rero, natwe tugize duti singizwa kandi ukomeze wamamare, ukomeze uganze kandi ukomeze uganze imitima yacu, kandi ukomeze uyibemo, ukomeze uyituremo cyane, kandi ukomeze waguke muri twebwe mu izina rya Yesu. Natwe turifuza kugira ngo duhore twungukira imbere yawe, duhore tugirana nawe ubusabane. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ntuzadusiga kandi ntuzaduta, ntuzatureka kandi ntuzaduhana mu makuba no mu byago. Urakoze rero ko uri Imana izabana natwe muri byose, kandi waravuze ngo mu byiza ndetse no mu bibi duhore dushima. Turagushimye kubw'uko turamutse, turagushimiye kubw'abavandimwe n'inshuti baramutse, ndetse tugushimira n'abandi nabo batambutse, kubera ko ni urukundo rwawe n'ubuntu bwabakunze kuturusha. Urakoze rero, tugiye kugira ikiganiro, turakwinginze kugira ngo ubane natwe kandi udushyigikire muri byose. Buri muntu wese uzumva iki kiganiro, uzumva ijambo ryawe, nyemerera kizubake umutuzo ku buzima bwe ndetse no ku bugingo, kizareme amateka, ubuzima bwe buzahinduke, kubera ko namenye neza ko ari wowe uhindura ibihe wenyine. Nyemerera wowe kizasanga ababaye azishime kubw'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni ubugingo, ijambo ryawe rirarema, kandi ijambo ryawe ni isoko itemba mu mitima y'abakumva. Ijambo ryawe ni isoko itemba mu mitima y'abakumva, y'abagukeneye, y'abagushaka, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo ubereye mwiza abagutegereje ndetse n'abagushaka, ngo ariko cyane cyane n'ubugingo bw'umuntu ugushaka. Turabigushimiye rero kubw'uko watwimenyekanishije kandi ukatwiyegereza, natwe twishimiye kugira ngo ijambo ryawe ritubature kandi ritugeze kure. Urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu Kristo. Twese uduhe kungukira imbere yawe, twese tugabanire imbere yawe, ari abumva ndetse n'abigisha n'abazatega amatwi, twese tuzahabwe umugisha kubw'ubuntu bwawe. Urakoze, urakarama, turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Tugiye gusoma urwandiko rwa Yohana, ibice byaho ni 3, umurongo waho ni uwa 2, ni Yohana wa mbere. Mukozi w'Imana nadusomere. Yego, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo waho wa 2 haravuze ngo, bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa.
icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Haleluya. Ijambo ry'Uwiteka riratubwiye ngo bakundwa ubu ngubu turi abana b'Imana. Amen. Ijambo riratubwiye ngo bakundwa ubu ngubu turi abana b'Imana. Imana nishimye. Ndagira ngo nkubwire wowe uneze amatwi, ijambo riratubwiye ngo urakundwa, ryongeraho ngo kandi si no gukundwa gusa ahubwo uri n'umwana w'Imana. Ikibazo hari umuntu ujya witekerezaho we akumva atari mu birindiro by'Imana, akumva atari mu maboko y'Imana, akumva amaboko y'Imana atamufashe, akumva ubuntu bw'Imana butaramuramiye. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe ufite amahirwe yo kubaho ukaba uhumeka, Mwuka Wera akaba ari muri wowe, ufite amahirwe yo kuba uri umwana w'Imana. Icya kabiri kijya kiducira urubanza mu mutima ni ibyaha, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo ibyaha nibyo bidutandukanya n'iki n'Imana, cyangwa se ibyaha ni urusika ruhagarara hagati yacu n'Imana. Ariko iyo umajije kwemerera Imana ugaca bugufi mu mutima wawe, ukemerera Imana mu mutima wawe, ukayegera ukavuga ngo Mana ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nkeya, icyo gihe Imana ihita ireba umutima wagize umenetse uciye bugufi, hanyuma Imana ikakugirira imbabazi kubw'amaraso ya Kristo, ikakurebera mu maraso y'umwana wayo, ikongera ikakwiyegereza, hanyuma bityo nawe ugahinduka iki umwana w'Imana. Ijambo riratubwiye ngo bakundwa turi abana b'Imana, ngicyo kora cyo icyo tubuzi nuko neza Kristo niyerekanwa ngo tuzasa nawe, nitumara gusa nawe ngo nibwo tuzagirirwa amahirwe ngo yo kumureba. Imana nishimye. Ijambo riratubwiye ngo bakundwa ubu ngubu mwiboneze. Haleluya. Ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko aboneye. Uwo ni umurongo wa gatatu. Ijambo riratubwiye ngo ufite ibyiringiro muri we byo kuba yitwa umwana w'Imana ngo yiboneze nk'uko. Haleluya. Ngo nk'uko nawe agize gute ngo aboneye. Ijambo riratubwiye ngo bakundwa ubu ngubu turi abana b'Imana. Haleluya. Ngicyo tuzi neza nuko Kristo Yesu niyerekanwe ngo natwe tuzasa nawe, ngo nitumara gusa nawe ngo kandi tuzagira gute ngo tuzamureba. Hanyuma hepfo harakomeza haravuga ngo ufite ibyo byiringiro mu mutima. Haleluya. Ngo niyiboneze nk'uko Kristo nawe agize gute aboneye. Imana nishimye. Hari ijambo nkunze cyane aravuze ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Yego. Hayiwe ngo muzi yuko ngo uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Haleluya. Ongera usubiremo uwo murongo. Umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho icyaha kandi nta cyaha kimurimo. Ijambo riravuze ngo umuntu wese ukora icyaha, umuntu wese ukora icyaha ngo abagomye, ngo kandi icyaha nibwo bugome. Hanyuma haravuze ngo muzi ko yerekaniwe gukuraho icyaha kandi nta cyaha kimurimo. Imana nishimwe. Imana niturwanirire cyane. Ariko ijambo ryatubwiye ngo buri muntu wese ngo ufite ibyo byiringiro ngo niyiboneze nk'uko Kristo umva hano hepfo aboneye. Ngo umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Ijambo riratubwiye ngo ukora ibyaha ntaba amubonye, ntiyamubonye. Ijambo riratubwiye kandi ntiyanamumenye. Ukora ibyaha ntaba ari muri we ngo kandi ntiyanamubonye. Ngo kandi ukora ibyaha ntiyanamumenye ngo kandi ntiyamubonye. Umva hano rero hepfo gato haravuze ngo bana bato ntihakagire ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko nawe ari umukiranutsi. Ijambo riratubwiye ngo bana batoya ntihagire umuntu ubayobya, ntihagire umuntu ubayobya ngo kubera ko ukiranuka niwe mukiranutsi. Imana nishimwe. Ntihagire umuntu ukuyobya
ngo akujyane mu moshya, ntihagire umuntu ukuyobya ngo akujyane mu nzira z'ibyaha. Nawe watannye, nawe wasubiye inyuma kubw'ibi bihe dusohoyemo, wongere ugaruke wiboneze nk'uko Kristo aboneye, kuko ijambo riratubwiye ngo ufite ibyo byiringiro niyiboneze, namara kwiboneza ngo yiboneze nk'uko Kristo agize gute aboneye. Kwiboneza rero ni ukureka inzira z'ibibi waba warazigiyemo, ukabikosora ukamenya ko ari bibi, ukabivamo ntubigumemo. Kandi kwiboneza nyine ni ukwiyezaho iyo myanda, kandi ukihanira kureka, ukihanira kurimbura. Ikibazo dufite abakristo muri iyi minsi, turagenda twihana, ejo tukongera tukagaruka mu makosa, nitwihane. Imana nidushyigikire. Ijambo riratubwiye ngo bana batoya ntihagire umuntu bayobya. Ikibazo ni uko abakristo tugwije muri iyi minsi aribo bari kugenda bayobya abandi. Imana idushyigikire kandi tugarukeho. Umuntu murakura akakuyobya, akakwereka yuko nta kintu bitwaye, uzihana. Kandi ntazi ejo ibigutegereje, ntazi biri imbere yawe ngo ni ibiki. Ariko ijambo riratubwiye ngo bana batoya ntihagire umuntu bayobya. Ngo kandi ni ukuri ngo niba dufite ibyo byiringiro mu mitima yacu, ngo twiboneze nk'uko uwo nguwo nawe aboneye. Urancokoje buriya iri jambo rinkoza hano. Yego, ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye muri aka kanya, ukiranuka niwe mukiranutsi, niko ijambo ryatubwiye. Noneho rirambwirwa ngo bana bato ntihakagire ubayobya. Muri make hari uzaza yigize umuntu umenyereye iby'Imana, yigira umuntu usanzwe abizi cyane, ariko ijambo riravuze ngo ntihakagire ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi. Noneho ngewe nasomye ijambo muri Yosuwa, Yosuwa ibice 5, umurongo wa 13 n'uwa 14 n'uwa 15. Haravuga ngo nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu umuhagaze imbere amwerekeye. Ngo uwo muntu yari afite inkota. Ngo Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Nukuri aha ngaha ndagira ngo mbanze mbwira abantu badukurikiye muri aka kanya, Imana ikeneye abagabo badatinya. Buri icyaha ugarutse ku ijambo ritubwira ko umuntu ukiranutse, mpita numva nshaka kubwira abantu ngo nimureke ibyaha, kuko icyaha gitera isoni, icyaha gitera ipfunwe, icyaha gitera ubwoba. Umuntu wakoze icyaha agira ubwoba. Niyo umubajije ngo ariko se ngo hano wari atangira gutitira, bamubaza bati tubwire bino bintu urabyo, agatitira. Kubera iki? Afite icyaha muri we kimutera kutavuga ashize amanga. Ngo ariko Yosuwa we abona uwo muntu arahagaze afite n'inkota, ahubwo aho kumuhunga aramwegera. Ngo aramubaza, uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Muri make we yarazi ko agiye guhangana nawe. Hanyuma 14 haratubwiye ngo, cyangwa se n'abadukurikiye muhasome, aravuga ngo aramusubiza ati oya, ahubwo nje none hakubera ingabo z'Uwiteka umugabo. Ngo Yosuwa yikubita hasi yubamye, aramuramya aramubaza ati, mutware, ngewe umugaragu wawe untegetse iki? Ndagira ngo mubwire ngo iyo wemereye Imana ugaca bugufi, nta kizinga kikuriho. Ibyagaragaraga nk'intege nke kuri wowe biguhindukira imbaraga. Yosuwa akimara kumva ko ari umumarayika w'Imana kandi ugeze aho ngaho kubera umugaba w'Uwiteka, yikubita hasi. Vati noneho ibyo narwandagamo imbaraga zanjye zo mu mubiri nzivuyemo, ubumenye ko marayika w'Imana yamaze kugera aha ngaha. Ngo Yosuwa yikubise hasi abwira uwo mumarayika aramubwira ati, none ngewe umugaragu wawe untegetse iki? Wowe udukurikiye ni iki uri kubwira Imana muri aka kanya? Ko ijambo ry'Imana rikugezeho kandi ko ritajya riza ubusa, ko rikubwiye ngo ukiranuka niwe mukiranutsi. Yoshua amaze kumenya ko ari marayika w'Uwiteka Imana umuhagaze imbere, yahise yikubita hasi haravuga ati, noneho ngewe umugaragu wawe untegetse iki? Wowe udukurikiye ni iki ubwira Umwuka Wera muri aka kanya? Kuko arimo aragukomanga mu mutima wawe, uzi ibyo wakoze, uzi ibyo ubamo, uzi ibyo uvuga. Mugwaneza muri iyi minsi tugize abakristo benshi bagushijwe n'ikintu bita ikigare. Yego. Muna kaza gata ariko ubwo zanywa fanta uzageza ryari? Hata abandi barasirimutse barisobanukiwe. Hati somaho gake ntacyo bitwayema. Hati barunaka bo ntibanywa na barunaka ntibanywa. Ninde wakubwiye ko hari hejuru ry'ikigare? Nta n'umuntu uzagendana n'undi. Ninde wakubwiye? Ijambo ry'Imana muri Matayo ritubwira ngo ngo abantu babiri bazaba bari kurusyo rumwe. Umwe agende undi asigare. Ngo bazaba baryamye mu buriri bumwe, umwe agende undi asigare. Kuki umuntu aza akakubwira ngo nabarunaka nawe ukumva ntacyo bitwaye? Hanyuma
15 niho dusoreje. Aravuga ngo nuko umugaragu w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha arahera. Ngo Yosuwa bigenza atyo. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana yaguteguriye umugaba. Imana yaguteguriye umugaba, burya ijambo ry'Imana ryarize ubusa. Icyatumye Imana ikubwira ngo bakundwa, ngo nibibabwire ngo ubu turi abana b'Imana, ngo nyamara uko tuzasa ni kurerekanwa, ngo ariko icyo tuzi ni uko Yesu niyerekana tuzasa nawe. Muri make hari ishusho Imana ishaka ko tugira kuri uyu munsi, itandukanye n'uko twari turi, itandukanye n'uko wahoze imbere y'uko wumva iki kiganiro. Mugwane gira icyo ubwira aba bantu, tubasengera Imana, kubera ko ijambo ry'Imana rikoze ku mitima yabo, bagerageze bahinduke. Yoshua ngo amaze kubwira marayika ngo njye umugaragu wanjye untegetse iki, ngo marayika aramubwira ati kwetura inkweto ibintu byahindutse. Ahangaha uhagaze nahera hatandukanye naho wari umenyereye. Ndagira ngo mbwire ngo iri jambo wirifata nk'ijambo sanzwe wumva, nuwite ko no ku cyumweru gishize banyari ryo basomye mu rusengero, nibite ko abavuga butumwa benshi banarivuze kurusha uko twe turi kubwiye. Ariko uyu mwanya rifate nk'ijambo rishya rigeze mu matwi yawe, ahari waba uryumvise none ejo utazongera kuryumva ukundi, ariko ryarema impinduka. Gira icyo ubwira aba bantu, tubasengera Imana. Yego, abantu yegereze mikoro. Abantu badukurikiye nababwira ngo nukuri turakwiye guhinduka, tukiringira Kristo tukamwizera, kandi ijambo rye ryarambwiye ngo umushikamijeho umutima azamurinda ab'amahoro masa kubera ko amwiringiye. Hanyuma nigize nsoma amagambo mu gitabo cya Hoseya 7 umurongo waho n'uwa 7, haravuga ngo Efurayimu yivanze n'andi moko amera imvi z'urutarutaro, ngo hanyuma amaze kumera imvi z'urutarutaro ngo arahindukira amera nk'umutsima ngo uhiye uruhande rumwe, ngo udahinduwe, imvi z'urutarutaro. Rero bivuze ngo ijambo twasomye bakundwa ngo uko tuzasa ni kurerekanwa, ngo icyo kora cyo niyerekanwa Kristo, ngo icyo tuzi cyo nuko tuzasa nawe kandi tuzamureba. Imana nidushyigikira, biragusaba kugira ngo ahandi havuze ngo ufite ibyo byiringiro ngo yiboneze muri we nk'uko Kristo nawe aboneye. Biragusaba rero kutamera nka Efurayimu wivanze n'andi moko. Efurayimu yari umuntu w'umukristo, yari umuntu ukijijwe, ariko kugenda yivanga n'andi moko, bagenda bamubwira ibintu bitandukanye, bagenda bamuha iyindi myumvire, bagenda bamuha iyindi nama, hanyuma ngo arangije ngo aragenda amera imvi, yisanga yarameze imvi z'urutarutaro, ngo aragenda ngo amera nk'umutsima uhiye, ariko uhiye uruhande rumwe ngo kandi ngo udahinduwe. Rero Imana nidushyigikire, iturinde kumera nka Efurayimu, iturinde kumera imvi z'urutarutaro, iturinde twarumvishe, iturinde amabwire, iturinde ibyo byose, iturinde izo nzira zose. Hanyuma uyu wadusomeye ijambo Olivier yatubwiye ngo Yesuwa, ijambo ryaramubwiye ngo kwetura inkweto zawe, ngo kubera ko aho ugeze arahera. Natwe ratadukweture, hari ibintu twakwetura muri iyi minsi, hari ibyagusubije inyuma, hari ibyatumye udindira, hari ibituma utakigenda neza mu rugendo, hari ibitumye utakizera Imana, amasezerano atari yasohora, urayarebaho ukagugacika intege, ukumva ko Imana itavuze cyangwa se Imana idafite umurongo mwiza kuri wowe. Ariko ndagira ngo ubwire ngo garuka mu nzira, ukweture ibyo byaha byagucogoje, byaguciye intege imbere y'Imana, byatumye utenebuka, byatumye urindimuka ugeze kure. Warasayishije, umajije kumera nk'abandi, umajije kumera imvi z'urutarutaro, wabaye nka Efurayimu wivanze n'andi moko. Biragusaba kugira ngo wivangure n'andi moko, wivanze nayo amoko adakijijwe. Ayo moko adakijijwe ugomba kuyajyamo, uyabwiriza ubutumwa bwiza, uyabyaza umusaruro, ugarurira abantu kuri Kristo Yesu. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo abahinduriye bese gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Imana ishimwe, kandi ndifuza ko umucyo twese wadutambikira. Rero ndifuza ko twese twakwetura muri iyi minsi, ibi bihe bimeze gutya, ibihe by'insubiramo by'insengero, abantu barakiraniwe, abantu bagiye kure. Twese ijambo ryarambwiye ngo twese badata ngo bakoze ibyaha, ariko ngo twikoreye ingaruka z'ibicumuro byabo. Natwe rata twikoreye ingaruka z'ibicumuro byacu, kuko turakiranirwa, turacumura, twasubiye inyuma. Kandi nigize nsoma ijambo rirambwira ngo mu byaha niho badata, niho ababyeyi bacu batubyariye rata.
turi abanyabyaha rero, ahubwo twese duciye bugufi imbere y'Imana. Tugarutse nk'umunyago, twese twisubiyemo, turisuzumye, turininiye. Ijambo ryarambwiye ngo wisuzumye ukininira ngo ntiwagirwaho n'urubanza. Wowe unyumvishije, wowe nteze amatwi, ndakwifuriza kumanza kumenya intege nke zawe ukazemera. Wamara kuzemera, hanyuma Kristo akongera akagaruka mu bugingo bwawe no mu buzima bundi bushya, akakurema bundi bushyashya. Turagushimiye Mana y'amasezerano, turagushimiye Mana uhumekera muri twebwe ijambo ryawe. Turabigushimiye Mana, warakoze, wagize neza. Mweretse buri muntu wese uzanyumva kugira ngo azaharanire gukwetura. Hari ibyamutandukanyije nawe, hari ibyamujyanye kure yawe, hari ibyatumye amera imvi z'urutarutaro, hari ibyatumye yivanga nka Efurayimu, hari ibyatumye twivanga n'andi moko. Ariko turongeye turagarutse, tuje kwirobanura kugira ngo tujye tujya muri ayo moko tujyanyemo ubutumwa bwiza n'ijambo n'amagambo yabahumuriza n'ayabahugura. Ariko bityo natwe, kubera ko wigize uvuga ijambo rikomeye, uravuga ngo wasiwe ugwishije ishyano kubera ko umanukiwe n'umubi Satani. Rero urabizi ko iyi si ikorerwamo n'umubi ndetse n'ibibi. Hanyuma turakwinginze kugira ngo nk'uko wemeye ko tuyibamo tukabana nabyo, ndakwinginze ngo ubuntu bwawe bujye buza, Mwami Imana yacu, bujye bugenda butumurikiye. Itabaza ryawe rijye ritubera urumuri mu izina rya Yesu Kristo. Nitugera mu mwijima, ujye uturinda kurohama, ujye uturinda kugwa mu rwobo rw'ibyaha. Ariko turagarutse aho twaguye mu rwobo rw'ibyaha, Mwami, duciye bugufi kugira ngo ubuntu bwawe n'imbabazi Kristo byongere bitugarukeho. Kandi ni ukuri ijambo ryawe ryarambwiye ngo iyo umuntu yisuzumye akisubiramo, ngo ibyaha bye urahindukira ukabijugunya mu rwobo, ndetse ngo ukabitwikira mu rwobo rwo kwibagirana cyane. Natwe rero turagarutse kugira ngo ibyaha twakoze ubijugunye mu rwobo rwo kwibagirana. Umuntu wese uneze amatwi yihanire kureka kubw'ijambo ryawe, kuko turashaka kuba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze, urakarama. Nukomeze uganze muri twebwe, ukomeze ushyirwe hejuru, kandi ukomeze uducungire umutekano mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.